Bana b'Imana ni muhumure. Tugeze kuwa mbere icyumweru cya 30 tariki 26 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mwari wa Paulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umurongo wa 32 n'umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kuwa 8. Bavandimwe, nimugirane neza n'impuhwe, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Nimwigane rero Imana ubwo muri abana bayikunda. Mujye mukundana nk'uko Kristo yadukunze maze ubwe akatwitangira abigitambo n'ituro bimeze nk'umubavu uhumura neza bigashimisha Imana. Naho ibyerekeye ubusambanyi ubwandavuriye uva bukagera kimwe n'ubugugu, ibyo ntibikavugwe muri mwe, niko bikuye mu batagatifujwe. Kandi amagambo ateye isoni ayamanjwe n'ay'amahomvu nabyo nuko, ahubwo muhore mushimira Imana. Koko rero mubimenye neza, nta musambanyi cyangwa uwandavuye cyangwa umunyabugugu uhindura iby'isi ikigirwamana cye, abo bose ntawe uzagira umugabane mu ngoma ya Kristo n'Imana. Kandi ntihazagira ubahendesha amagambo atagira aho ashingiye, kuko ari byo ngibyo bitera Imana kurakarira abayigomera. Ntimugafatanye n'abo bantu. Koko rero kera mwigeze kuba umwijima, naho ubu ngubu mwagizwe urumuri muri Nyagasani. Nimugenze nk'abana b'urumuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya mbere. Bana b'Imana, nimugenze nk'abana b'urumuri. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 13 umurongo wa 10 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu isengero ku munsi w'isabato. Icyo gihe hari umugore wari umaze imyaka 18 afashwe n'indwara yari yaramumugaje. Yarububaga ntashobore kunamuka na gato. Yezu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, mugore, dore ukize ubumuga bwawe. Nuko amuramburaho ibiganza. Ako kanya runamuka asingiza Imana. Nuko umukuru w'isengero arakazwa nuko Yezu yakije umuntu ku isabato. Atangira kubwira rubanda ati, hari iminsi 6 yo gukoraho imirimo, mujye muza kwivuza kuri iyo minsi atari ku isabato. Nyagasani aramusubiza ati, mwandyarya mwe, mbese buri muntu muri mwe ku isabato ntakura ikimasa cyangwa indogobe mu kiraro ngo ajye kuyahura? None uyu mwana wa Aburahamu Sekibi yaboshye imyaka 18 ngo ntiyakurwa ku ngoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose bagira ikimwaro, naho rubanda rwishimira ibitangaza yakoraga. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimugenze nk'abana b'urumuri. Abashoferi b'imodoka iyo bagiye cyangwa bavuye muri parikingi nibwakwira badakoresheje ijambo redresser les pneus, kugorora amapine akajya mu buryo tout droit kugira ngo imodoka ihagarare neza. Natwe abantu burya haba hari ingingo zimwe na zimwe zagiye zihinamirana. Uyu munsi amasomo matagatifu aradufasha kuzirikana ku nshinga yo kugorora, bityo aho nagoramye aya masomo angorore. Iyo nagoramye Nyagasana ngorora ni neza. Iyo umuntu akoze icyaha imbere y'Imana aragorama kugira ngo agororoke, hagomba irati y'impuhwe z'Imana imunyuzaho yitwa imbabazi. Ibyo Paulo yabwiye Abanyefezi mu isomo rya mbere ati, bavandimwe, nimugirane neza n'impuhwe, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Ni koko kugororokanya byo ku Mana ni ukwanga ibyaha, ukava mu bwandavure, mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ubugugu, gusenga ibigirwamana. Ibyo byose ntibyatuma ubona ijuru nk'uko Paulo yabitubwiye, kuko mu ijuru ni ahantu hagororotse, hasaba ushaka kujyaho nawe kugororoka, gutunganira Imana. Paulo n'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi bakatugira inama yo kurangamira ijuru bati, bana b'Imana, nimugenze nk'abana b'urumuri. Mu ivanjili y'uyu munsi turumva umugore wari waragowe, wari umaze imyaka 18 yububa ntashobore kunamuka na gato. Yezu ati, mugore, dore ukize ubumuga bwawe. Nuko amuramburaho ibiganza, ako kanya runamuka asingiza Imana. Amen. Urakoze Yezu. Reka tuzirikane ku magambo abiri y'impusane avuga urupfu n'ubuzima: kuryama, kubyuka; gusinzira, gukanguka; gupfa, kuzuka; kugorama, kugororoka; kunama, kunamuka. Baca umugani ngo ugenda yububa abonwa n'uhagaze. Kububa ni nko kwihisha ufite ibyo wikanga wakoze nabi udashaka ko hari abandi babimenya. Ariko Yezu uhora ahagaze ntaho atareba, areba hose, akamenya igihe wunamye, igihe ububa n'igihe uhagaze. Uyu mugore yarububaga ntiyunamuke, bishushanya umuntu uri kureba hasi. Kureba hasi ni ukurangamira iby'isi, ni ukwihugiraho, ni ukuzitirwa n'iby'isi bikaguhina umugongo ntubashe kweguka. Aho no gukunda amafaranga, ibyubahiro, amakuzo y'isi, irari ry'ibintu n'abantu, irari ry'imibiri, ingeso mbi z'isi nk'uko Paulo yabitubwiye mu isomo rya mbere, n'ibindi byose byatwandavuza. Ariko iyo umaze guhura na Yezu akagukiza, urunamuka, ukareba hejuru, ukagenda wemye, ukabasha kureba Imana, ukarangamira Imana, ukarangamira ijuru. Nk'uko Tereza w'umwana Yezu asobanura isengesho ati, la prière est un élan du cœur
Un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour. Gusenga ni ukuzamura umutima ku Mana, ni nko kureba mu ijuru, ni nko kunyarukira mu ijuru ugatabaza Imana wishimira ineza yayo n'urukundo byayo. Nk'ibi byabaye kuri umugore wari ubabaye igihe kirekire, ako kanya runamuka asingiza Imana. Amen. Urakoze Yezu. Ni koko Yezu wadutuye imitwaro yaduhetameshaga, none tugenda twemye. Urakoze Yezu. Kuba Yezu amugoroye ku isabato, Yezu aboneho guha abafarisayo igisobanuro nyakuri cy'isabato. Ni umunsi w'Imana, ni umunsi w'impuhwe z'Imana, jour du Seigneur. Ku bakristo by'umwihariko, icyumweru umunsi w'Imana Yezu yazutseho agatsinda ikibi, agatsinda urupfu, agatsinda umwijima, agatsinda icyaha. Ni umunsi wo kunamura, wo gusubiza abandi ubuzima, gusubira ku murongo, kugororoka, le jour du salut, umunsi w'agakiza, kuva mu byaha ujya mu butungane. Umunsi Yezu adukizaho roho mbi ziduhetamesha umugongo, roho mbi zituma tudasenga neza, roho mbi zituma tujya kure y'Imana. Mwana w'Imana, Yezu nawe arakuzi kandi arakwibuka, ahasigaye ni ukumwemera. Ese mubyeyi, wowe nta roho mbi umaranye igihe kirekire nawe uzatumye ugorama mu mvugo no mu ngiro, zikaguteramo ubunebwe no kohoka ku ngeso mbi, ubwandavure n'ibindi byose bidahisha Imana ikuzo n'icyubahiro? Baca umugani ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahetamye. Umunsi umwe umugabo wari umukire cyane, ariko ubusinzi bwaramugize imbata ku buryo buri munsi yasindaga. Ubwo habaga hari ingegera zamucunze yasinze, zikamucyucyura, zikamwambura, agatahiraho. Yakoraga amafaranga menshi, ariko akayoyoka, ntamenye nawe aho yanyuze kubera iyo ngeso mbi y'ubusinzi. Gusa nubwo umugore wamugiraga inama akabimubuza, ntiyemeraga inama z'umugore. Cyakora uyu mugabo yubahaga bikomeye mu kazana we, ku buryo yakoraga uko ashoboye kose ntazamubone yasinze, yaramwihishaga igihe yabaga yasinze. Umunsi umwe uyu mugabo aza kujya ku ikabare nk'uko bisanzwe, amaze gusinda yabaye nk'ibyatsi, zangegera n'ubundi ziramucyucyura. Noneho kuko bari n'abakontresigise biwe, baramuheka bamushyitsa mu marembo y'umukazana we, bamubeshya ko ari mu rugo rwe ageze, ngo natabaze bamukingurira aryame. Umugabo aratabaza, nuko umukazana amwumvise agira isoni bitewe n'amagambo yamubwiraga nk'ugeze ku buriri n'umugore we. Umukazana yumvise umunuko, abonye nuko sebukwe yandavuye, agira impuhwe, aramwuhagira, maze amwambika utundi twenda dukeye, ubundi amuha icyumba aryamamo. Bukeye mu gitondo wa mugabo zimushizemo, yisanga ari mu cyumba cy'abashyitsi ku mukazana we. Nuko agira isoni nyinshi, yibutsa amagambo yarabwiye umukazana aterekeranye, yarazi ko ari umugore we. Nuko yabona uburyo akeye, nuko yambaye neza, akarushaho kugira isoni z'uko yuhagiwe n'umukazana we. Ariko guhera ubwo afata umugambi, apfukama imbere y'umukazana we ati, nagusebeje mwana wanjye, nkubwira ibiterekeranye kubera iyi shitani y'ubusinzi. Guhera ubu ngusubije icyubahiro cyawe, sinzongera gusinda. Nsezereye inzoga zitumya ngusebya mwana wanjye. Ese mubyeyi, wowe nta shitani yakwaritsemo igutera kugira ingeso mbi zishobora kuzatuma umunsi umwe upfukama imbere y'umukazana wawe, imbere y'umwana wawe? Yezu nawe akugezeho ati, unamuka, shitani iguteza kurarikira abana bawe, shitani igushora mu ngeso mbi z'ubwandavure, ikagushora mu busambanyi, shitani ikubuza gutera imbere, ikagikubuza kwisanzura, ugahora ugenda wububa kubera isoni, shitani ituma udasenga neza, shitani ikubuza guhahira urugo. Unamuka. Roho mbi ntera kumanuka nkivuruguta mu binyoma, ubusinzi, ubusambo, ubusambanyi, ubuhendanyi. Mu izina rya Yezu ndayamaganye. Roho mbi ntera urwango, kubika inzika, kwangana, kwica abandi mu mutima, gutababarira, kudasaba imbabazi, kunangira nka umucakara wa shitani. Mu izina rya Yezu ndakwamaganye. Uyu munsi buri wese arebe roho mbi imuzitira kugana Imana, ikamuhetamisha ingingo z'umubiri n'iza roho, akagenda yububa, maze ayisezere uyu munsi yakibona. Ejo itazatuma wubahuka bakazana, ukubahuka Imana n'ibintu bitagatifu. Kandi uri uw'Imana, uri umwana wa Aburahamu nawe. Uyu munsi dusezereye shitani, twisangire Yezu. Twiyemeje buri munsi kugarukira Yezu. Yezu, twagusiga tugasanga nde? Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.